banabimenye ko ari nayo mpamvu igitera abagabo kuva mu rugo bagasipendinga cyane somewhere else, hoteli, moteri, bakajya kwiyakira. Abagore banabimenye, nta hospitality mu rugo ibiri resi. Wowe urabyumva, tubambwira uko byumva. Hospitality ibiri resi. Icya kabiri munamenye ngo abagabo batanga amatipe bakanayasipendinze no mu rugo, binaterwa n'ukuntu babaye hosted, niba ariko navuga bakiriwe. Abagabo bakunda ibintu biri simple. Hari n'igihe umugore yigira umunyamwuka, icyubahiro ni icy'Imana. Nta kibazo, nanjye ntabwo ngusabye icyubahiro cy'Imana, ngusabye icyanjye. Nibuka rimwe twari twasetse, arambwira ngo hari ubundi wifuzaga umugore umeze ati, ndabivuga, naribagiye ndabivuga. Barabivuze nawe nikozeje kirida mu mboni none ndapfuye. Ubu ibi ngibi bizamara umwaka nk'ibyisobanura. Turacyarimo turaganira ku bijyanye no kubaka umuryango utekanye, ariko ushingiye ku biganiro. Mu kiganiro cyacu duheruka gukora twavuga ku bijyanye n'uburyo ki umugabo ashobora kugisha inama abagabo bagenzi be ku bijyanye n'uko yakubaka umuryango, cyangwa se ku bijyanye n'ibibera mu rugo, akaba yabaganiriza bakaba bamufasha bakagira ibyo bamuhinduraho wenda, cyangwa se bamufasha guhindukaho, ndetse n'ibyo ashobora guhindura mu rugo kugira ngo wa muryango urusheho gutekana. Rero hari bamwe bavuze bati ariko nubwo bwose tugerageza uko dushoboye, nubwo hari amakosa dukora nk'abagabo wenda akaba yabangamira abo tubana, ariko n'abagore bacu nabo hari ibyo bajya bakora bitubangamira, ugasanga ntago bigenze neza. Turi kumwe na Augustin niwe tukiri kuganira, agira ngo tubwire kuri icyo kintu, ngo hari icyo abagore bajya bikora cyangwa se imyitwarire bajya bagira ugasanga ibangamiye abagabo ariko bakitoriza. Ntago byabura. Hari uwanjye we, hari igihe mubwira nk'ikintu, kuzajya wihangana tugira menshi. Ariyo mubwira ikintu nge buriya rero hari nk'ibintu nsaba ukagira ngo nta bushobozi, ni kandi buri iyo bisubiyemo gatatu ni wowe ubyishe nkanabirekera icyo. Ntago ubundi ibihugu byateye imbere, ntago iyo umubwiye ngo, hari imvugo tujya tuvuga ngo do you understand, nk'abarimu iyo batwigisha, Yego. have you understood, ngo wabyumvise. Buriya mu bihugu by'abakire ngo ntago akunda iyo umubajije ngo uranyumva, ntago ngo babikunda. Hari magambo ubwo uri kumubara ko atumva nyine, ngo ubwo yumva bavugije ingoma, ntago ngo babikunda. Wowe vuga ibyo uvuga ugende. Ibihugu biteye imbere nk'Ubudage, Ubwongereza, kirazira. Muri urwo rurimi rwabo wasanga aricyo bisobanura n'ubundi. Nese urwacu rwose icyo bisobanura. Bivuze ngo nanjye icyo mvuga waruvuze ngo ubundi tujye tuganira. Abagore ngiye mbona umugore n'ibintu bangamira atari n'ibintu binini, ariko utwo duto, kubera ukuntu nteye nk'umugabo cyane umuntu arivukira. Na kera mama iyo yambwiraga ngo nkubwiye bwa kangahe ngo ujye kuvoma, ubwo ahubwo nabaga ngeze aho ngiye, ndamubwira okay, niba ngiye kuko nkabukiye ubwo ndanabiretse, simbizi ibyo umpanisha nuko utarya, ubwo ndanemeye sinanarya, nuko nivumburaga. Simvuga ko turi mukuri, ariko nanone umugore yambwiye ibintu inshuro ya kane, ndamubwira okay, ubwo wambonyemo utumva, wambubisubiyemo inshuro irenze imwe, ebyiri, eshatu, ahubwo ubwo urabyishe. Ako kakaba kambabara, none nzayamubwira rimwe wenda nkwibutse bwa kabiri. Byashobora kumbwira ikintu ajya agira ngo wenda ngo ni nka brag, ariko mba naracengewe, ariko ngo watuguriye inyama. Ahubwo ni zihe? Ngizi nkarazikunda. Ni buriya rero batugira n'inama ko viande rouge atari nziza, uri gushaka kubikweba. Akabimbwira bwa kabiri, ejo akongera nimugoroba bwa gatatu. Abantu rero noneho umutima wo kubikora nari nkugize, buri kuhora ubisubiramo ubu birapfuye. Ni nk'urugero ntanze, ako ni kamwe ariko burya abagore bakunda kwimyoza. Burazi yuko kwimyoza ubwo biba birangiriye aho. Iyo umugabo wamwimyoje, ngenda avuga ibyanjye ariko icyo nzi cyo n'abandi tujya kumera kimwe. Kwimyoza gusa
kwimyoza gusa ubwo usigara uri kwanariza ubwo nyine yabonye ndi igicucu yabonye ndi inshoberamahanga namushobeye kwimyoza birimo byinshi utuntu nk'utwo ikindi twigeze kukivugaho ubushize ahari tugiseka ariko nicyo uriya mugabo mu rugo aba yumva ari we muvunyi aba ari perezida hari abantu nari imbereye perezida mu bintu bya siporo noneho nkumva umwe akunda gutanga clarification akunda gusa nk'aho ari we wumva ko afite ubutabera bwose ndamubwira nti mujye mumenya ko ari nanjye muvunyi muvunyi buriya niwe uba waciye urubanza rwa nyuma muvunyi ashyirwaho na perezida buriya perezida niwe muvunyi njye niko mbibara so kera tunaririmba nibuka indirimbo twajyaga tuvuga Imana tukayita umuvunyi buriya niwe muntu wo hejuru utanga ubutabera niyo butakwisunga n'amategeko uko byandastandinga biyoboye atyo ubwo baba baramushyize babona ari we muntu utabogama mu rugo mba numva ndi perezida numva ndi umuvunyi numva ari jya utanga judgment zitabera ariko ukumva hari umurongo uhaye umwana kubera ahorana na nyina umwanya munini niwe yamaze kwishyiramo nk'aho ari utanga go ahead kandi umugore akagira ngo biroroshye muri abagabo babaganje abagabo bamwe amahirwe wenda hari impact hari ibyiza byo kuba umuntu yaraciye mu ishuri hari n'ibibi byabyo n'ubwiyemezi ariko ibyiza byabyo buriya uburi ushobora kumva ibintu vuba wenda rero abagore bajya bagira ngo biroroshye mu rugo umugabo amaze kwishyiramo ko ari we muntu utanga go ahead ari we muvunyi ari we perezida ariko iyo abwiye nk'umwana ikintu umwana akabanza kubaza nyina confirmation ubwo rero abagore bazi ngo biroroha tukaba ari akajeste gato ariko umugabo abishyira muri agenda y'ubwonko muri note nihereyeho tasigaye nsuzuguza abana oye niwe wigize niwe perezida n'utanga go ahead muri perezida se nujya mu baminisitiri harimo bafite ingendo hehe na he perezida agomba kuba abizi minisitiri sasohoka igihugu ati zero ni utanga go ahead ashobora no kuvuga urwo rugendo wapi ni utanga ubundi perezida ni utanga go ahead sibyo mu bintu biri mbese bikomeye bireba igihugu none ubwiye umwana ikintu abanje gusaba go ahead mama buri ucyakwa aho wahita usakuza ariko uba wakanotinza ahantu si ukugusuzuguza umwana gusa ahubwo ubwo n'ubusanzwe ubwo urasuzuguritse kandi we akabikora wenda atazi ko bikubangamiye cyangwa atari na bibi buriya abagore hari ikindi mbakundira aho tutari abagabo nyine tuba turi ba tonto nyine twasuye bashiki bacu hari ikintu mbakundira bamenyereza umwana ngo tonto tonto ako kantu rero nubwo ngewe ari hake ndi tonto ariko abanyumva nyine nibanumira bajya babwira abana ko ndi tonto ubwo abakobwa twiganye ubu ni abagore niyo nagiyeyo babwira abana ko ndi anko uzi ukuntu bitera ishema uzi kuba aha hato atazabaza nyina ngo cya kigabo yaravuga ngo anko undi mwiganye ibyo rero byo kugenda wimakaze umugabo nyine ko ibyo abagabo bakunda icyubahiro ntabwo turi abakirisitu simbizi wenda nzajya ariko nanone ugeze umbaza ngo umuntu yagisha inama nde niba uri umukristo ujye uyigisha abakristo b'abagabo nuyigisha abakomisiyoneri bari hariya bazajya bakubwira bati shyiramo iki ariko nabo simbivuze ko atari abakristo hari abagabo b'inshuti zanjye njya mu kiganiro cyabo hari ab'abacuruzi mba mbumva ariko cyane ubwo njye inama nzifata iz'igikristo cyane cyane naho wenda abakomisiyoneri bajya inama bati nushaka kugura ujye wika amafaranga ugure mu kwa 10 wari ubizi kwa 10 n'ukwa 10 niho ugura ibintu makeya nk'inzu buri wese mukuramo inama bitewe so rero abagore ubwo nagiye ntanga utugero kwimyoza umugabo urarana bibika ubwo atangira yibaratese sinsobanutse naramushobeye kuri we ubwo arabona ndi sigaye agaciro okay ikindi kuba yatanga go ahead
akabona umwana aje kuba ari wo banza kubaza confirmation yego ngo biheshe umugisha umugabo buriya arahabibika ngewe hari aho mbibika none ndeke no kubivugira abagabo kuko ngo abatekereza ko ari cya cyubahiro cye nyine cyasagariwe yego ubundi urumva icyubahiro hari n'igihe umugore yigira umunyamwuka icyubahiro ni icy'Imana nta kibazo nanjye ntabwo ngusabye icyubahiro cy'Imana ngusabye icyanjye sibyo hari ikindi bamwe bajya bagaruka bakavuga bati abagore ikindi kintu bajya bakora kikatubangamira ntabwo turi kuvuga muri rusange ariko ntabwo tuvuze ko bose ariko bateye birashoboka ko hari abadakora ibyo ngibyo batagira ngo uza kumva ko twabibasiye cyangwa se twavuze rusange bavuga ati ikindi kintu usanga ubwo yagenderaga nyine yatanga urugero agendera wenda kuwe ati kutava ku bintu kwizima kutava ku bintu nyine ngo birangize ugasanga wenda uyu munsi nakoze ikosa naryembe wenda namusabye imbabazi wenda akantu kabaho kandi akajya ahora agarura cya kintu n'ubundi ati iyo paje ntabwo erega hano umugani w'abantu bamwe ngo ni ugukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye hano tuba tuganira natwe turi kwigarukaho umugani wa Bruce Melody ngo ngumva mbarabure abagore tubarabure ngewe nanjye nivugira ibyanjye iyo nyimyoje mbibika ahantu ntabwo byamvamo natwe nuko nawe agusabye imbabazi nawe hari aho duhurira so wowe nubwo wamwangwitse okay ukeka ko hari aho bigiye uri umuntu ubundi nakora imeze nkabyo urongera wibuke bya bintu by'ubushize umugani ngo ntibava ku bintu natwe nuko ariko ugeranije twebwe uko biri twe hari ibyo urenze amaso ibintu byinshi birenze amaso ariko umugani numva bavuga ko ari inzabya zoroshye twebwe n'ubundi biba bihari mu bwonko ariko ntibikwaffecting ukuntu so twe wenda tubivaho tukajya ku bindi ariko we abitindamo cyane hanyuma nibuka rimwe twari twasetse arambwira ngo hari ubundi wifuzaga umugore umeze ati ndabivuga naribagiye ndabivuga barabivuze nawe niyikozeje kirida mu mboni none ndapfuye ubu ibi ngibi bizamara umwaka nk'ibyisobanura navuze ni nashaka umugore w'imyaka 25 utangana nanjye akajya ntetaho hakabona aho yanyita dadi kuko no kumuruta ndamuruta none we turangana mbona ntaho mbese ni nka peri na reyo zakinnye ziba zihanganye njye nishakiraga nk'ikipe yo muri diviziyo ya kabiri mbese umwana ndusha mentalite akajya ntetera nkavuga niwe rero ngo washakaga umwana ubwo ndi mukecuru ubwo biba bibaye kandi ubwo twari twasetse ngo tubwizanye ukuri urumva ngo n'ubundi baracyahari so hanyuma na n'ubu ahubwo nabona iki kiganiro banze ubwo nongeye gukora ikosa ibyo yabimaranye amezi nk'anka ariko ngo bimuvemo ko ubwo nari nivugiye uko natekerezaga ariko n'ubundi nta wampase kuba ari we nahisemo nta wampase hanyuma kandi twizera Imana by the way hari ukuntu mba numva ibintu ariko Imana yakuyobora ukayiyoboka ikindi navugaho mu tuntu tudakomeye nge tujya tuntesha umutwe urabona hari ibintu biba bikomeye ukaba wabinesha urugero Eliya yanesha abahanuzi ba Bayali 450 arabahitana ariko yumva ijwi ry'uwitwa Yezebeli agira ubwoba ariruka arahunga abagabo rero hari ukuntu ibintu bikomeye twanabicamo ariko hakaba nk'utuntu tudashobora kwihanganira nk'iyo ntashye azi ngo ntaha isahiye azi ngo isambiri mba nagiye kare ariko azi ko isaa 7 nshobora kuba ndaho nk'amasaha 2 anabizi ko mu mugoroba isaa 3 mba ndaho mu rugo cyangwa saa 2 na nkasanga nk'imeza nicara nkaterekaho igitabo nkashyira ukuguru ku kundi nkagifata nkaba nsoma n'ahantu ntereka icyayi cya green tea yanjye nkunda kunywa icyayi cya TVR kuntu
iyo ndi gusoma nk'amapaje nkasanga hahandi yahashyize ibasi amaze koza umwana yego n'uwanjye ariko ahantu si byo nayigeneye ngasanga ya meza hari ukuntu tenzi ibintu yashyizeho uruzi wenda yashyize ubunyobwa nkajya mfata ubunyobwa cyangwa utubuto hari ibindi yahashyize kandi ubwo yahifashishije kubera ko wenda abona ntacyo ari gukora ako kanya wenda uje unamutunguye ntabwo wamumenyereje ko ayo masaha wakenera ariko nyine bikakubangamira ahubwo ibyo bita byica ya porogaramu namwemereye ngo ndamuha bya 10 by'ibiro 2 by'inyama ubwo ako kanya mpita mbikansoringa kuko njye ahantu nicara nkagubwa neza yamvangiye agahita ahubwo nanjye nshinja ngo nawe nubwo uvanga umutima ngo ngira agatima gata ngo wowe ibyo ntiwabyihanganira reka ni nko muri ofisi ugasanga muri ofisi umusekereteri wawe nibyo umenya ngo nkawe uri sekereteri ngo burya se muri ofisi sekereteri agomba gutegura ibiro ku buryo usanga ibintu byose biri tayari rero utuntu nk'utwo gihe tutanakaze nitwo tumvangira ku buryo bajya babivuga ariko ngo ushaka kwica ubukombe arabwagaza urabizi kunyagaza rero ni nk'ibyo ikindi mbarabure nubwo ari imvugo y'abasore bo ku muhanda sinzi niba ari n'ikinyarwanda kurabura tuzabireba nyuma yego banabimenye ko ari nayo mpamvu igitera abagabo kuva mu rugo bagasipendinga cyane somewhere else hoteli moteri bakajya kwiyakira abagore banabimenye nta hospitality mu rugo ibiri resi wowe urabyumva tubambwira uko byumva hospitality ibiri resi icya kabiri munamenye ngo abagabo batanga amatipu bakanayasipendinze no mu rugo binaterwa n'ukuntu babaye hosted niba ariko navuga bakiriwe abagabo bakunda ibintu biri simple ubwo bashaka kugenda akayobora icyubakwe etaje kuzura urumva ko ari igikorwa kinini ariko akaba atashobora gukoropa ibaraza kandi biroroshye ariko icyubakwa agasoma akayobora icyubakwa ibintu bikaze cyangwa se dufate wenda ku rugero ntatindamo rw'igisirikare ashobora kuyobora urugamba ruteye ubwoba akaruyobora cyangwa akanarurwana ariko yagera mu rugo ugasanga ibintu byoroheje biramunaniye no kuba yafata igishishwa cy'umuneke akagita muri puberi atenda hano sha nk'ibi ni ibiki ukabona biramunaniye kandi yashobora kubatura urubundi aremereye akarwana n'umwanzi umuhiga ngo amwice akarutsinda urugamba ariko ugasanga gutora impty bottles amacupa yashizemo amazi cyangwa gutwara pampegisi y'umwana ngo agite muri puberi reka ako kantu karoroshye kandi akaba yakora ibintu binini niko njye nabibonye bivuze rero abafasha bacu ndetse ko ari uburinganire natwe turabafasha by the way ariko hari akamero k'umugabo n'akamero k'umugore bien sûr siko biri ariko nanone ukibabwira namwe abagabo ngo iyo ibyo byabayeho ukabona ibyo utishimiye bikubangamira ngo umwanga kubivuga ugasanga niba wenda usanze iyo hospital itameze neza wese ufata umwanzuro wo kujya kuyishaka no kujya guspendinga wenda wakamubwira ariko ahangaha birambangamira n'ubutakamenya uko abitwara uko azajya kwitegura uko azategura wowe wabona bya bintu bikubangamiye aho kugira ngo umubwire mu biganiro ugahita ujya gushaka igisubizo nyine abagabo namwe cyo muragishinjwa ubutaha uzahe n'ikiganiro umugore wanjye simbizi ariko ese ko numva ngo turabishinjwa wowe nturimo uhagarariye abantu bose anyway ibyo nabyo hari icyo njya nshinja umugore wanjye njya mubwira si ukumushinja njye niko mbibona njya ngo burya mbona utazi kuganira ahita avuga ngo wowe kize gute icyo ituma abagabo bamwe bicecekera nanjye ndimo ni uko uzi ko nunabivuga ahubwo urateza ibibazo biruta ibyo wakihanganira nka kwa kundi watanze urugero ngo nuko ngo mwishimye ngo ugiye gusobanura ngo wowe wifuzaga ngwego sinzongera ibindi mo ntabwo ariko byose nabivuga ahubwo bita bibyara ibibazo bitari bihari rimwe rero abagabo bibyo barabyirengagiza sibyo nacyo kirimo ntabwo rero ntawabarenganya cyangwa se kuvuga ngo uramubwira uti nyamara ibintu ntabwo biba ari byo gihe ukuntu umeze mba numva niba ari intebe
nisange mu position yayo cyangwa yenda nyikure ariko iyo hospitality ako kana akanyenyeri n'uguhita ngakanda njye nimero y'umugore nyizi mu mutwe sibyo ariko ubu wenda ndabyoroshya ni copy paste nkayipestinga nkamuha ibyo yambajije easy ariko iyo nsanze intebe yayimennyeho amazi nkunda kwicariraho ahantu mba ndi kubona i Kanombe indege hari igihe ntebya ngo umaze kuzibara ngo ni zingahe zimaze kugenda ahantu niyicarira wenda nibura disturbance nkeneye yakora niba njya mparambika agatasi k'icyayi azahajya hanshyirira utubuto buriya hari imvugo hari umugani witwa ngo how to tame a husband nizo uwo mwandiko kamusemure ni gute wagusha neza umugabo cyangwa wamwitaho hari umugore ngo wagiye kubibaza abanyabwenge ati nakwita ku mugabo ne ko wenda byatwara umwanya ndabicagagura bagiye bamwe bamubeshya bamuha imiti ngo ayihe umugabo ariho kera babahaga inzaratsi n'ibintu byabayeho ubu wenda inzaratsi hari igihe baduha izihe ubu ngubu inzaratsi dufite irahagije nyine ngo beshye umukoreho tugendera ku gitsuri wamubonye ariko umugore yashotaguye waciye kuri medi namubonye abagabo bashabaho kenisi ni bavuze ati shara umugabo abagore bari bumukunde pe bumva bakeneye umugabo nk'uri ajya kubaza imiti yagiye kubaza imiti hanyuma barayimuha nyine abona nta kikora arabaza bigeze umuntu aravuga ati ngiye kurangira umunyabwenge ahantu iyo banza baramubwiye Bumbogo ubwo umunyabwenge aramubwira ati rero umuti ndawuguha pe ariko nanjye hari ibyo ndi bugutuma atiki unzanire ubwoya bw'umurizo w'intare nta n'ijana ngusabye unzanire ubwo bwoya nguha umuti yego umugore arahava ajya gukora operasiyo yo kubona ubwoya bw'umurizo w'intare agamije iki kwita tutemu niba ari kwita ku mugabo amutsindire nyine amure umugore yaragiye akoresha uburyo nzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha ubwo yarabuzana tubona ubwoya bw'umurizo w'intare ati ni ukuri kw'Imana intare nayipfuye ubwoya ku murizo umugabo aramubwira ati rero abura kimwe bamuha umuti umugabo agukunde mubana amahoro ati kise kandi njye nta mafaranga yawe nshaka noneho ngutumye ubwoya bw'umugara wayo umugore nabwo yaragiye abitekerezaho buri ikindi kitwica ntabwo tujya dutekereza bihagije ni ibintu by'ikera gati gutyo gusa ariko umuntu ushaka ko muzabana n'iteka karamata ubundi kuki utatekereza cyane unagishe n'inama sibyo nagisha Imana inama unamusengera ariko ubundi kuki wajugunya aho waterereye umugore yaratekereje atwara ihene 3 imwe ayisirika aha inda igenda yegeraho intare ziryama niba zibyagira simbizi ayizirika nkaha inda arayitwara yegereza umunwa w'intare isinziriye ayipfura ubwoya bw'umugara intare kubwera ubwiyemezi ntiyahita ishiduka ikiduka gake ariko ishidutse ibona intama cyangwa ihene ikomeza irya iriyemera nagahita isimbagurika yumvaga n'akayibaye hari gato irakebuka ibona indi hene muri metero nk'15 irangije irahaguruka gake urumve ibe niyemera ko aho iri busimbukire bugufi yagufata irahaguruka ibona umugore arenga ariko ibona n'indi hene intare yishyiraho ngo ni wa mugore w'ubushize kubushize nabwo yari yayishyiriye intama noneho ikebutse irebye upfuye ubwoya bw'umurizo ibona umugore arenga ariko ibona intama ebyiri imwe iri hafi aho indi iziritse hirya gato yabati wari unzaniye ifunguro nawe arabizi ko ndi umwami w'ishyamba bwa kabiri w'intare nayo iratekereza bati ni wa wundi wari unzaniye buriya arankandagiye iriryamira umugore ashyiriye wa umunyabwenge uzi ngo yamuhaye uwuhe muti yaravuye ngo uko wagenje intare ukayipfura ubwoya uzabigenza umugabo naho yaba intare akajana ibyo umukeneyeho sibyo umugore yaragiye abaga inyama akarangira umugabo arashinga iryinyo ati cyari ubundi mu rutonde rw'ibintu nigeze kwirengagiza wari wansabye birumvikana ibintu biba byoroshye ariko singira inama abagore gusa
abagabo natwe turi kasha, abagabo natwe hari uburyo uyu mugore n'ibyo ahari abagusaba ntibiba binagoye ahari, tuzajya tubireba. Aho rero umugore hakwirirwa ajya no kwirirwa abagabo bajya bagisha inama ariko abagore bayigishe gake. Wa mugani ngo hari igihe uyigisha ukibagira ukanayigisha uwo byanze, yaguhaye none ihita ihura. Abagabo bayigisha, abagore babe baretse bagendere ku iyo nama y'uwo munyabwenge navuzeho, numvaze ngo nihe nahise ibumbogo, bajye ukuwo yagenje intare, wa munyabwenge yaramubwiye ngo uzabigenze umugabo. Twaganiriye ku bijyanye, twarebye ku ruhande rw'abagore, twaganira n'umugabo ati abagore hari ibyo bakora uku n'uku. Impamvu twaganire kuri ibi ngibi ntabwo ari ukugira ngo twofendinge umuntu runaka, ahubwo no kugira ngo hari abagabo usanga babangamirwa mu rugo n'utuntu turi aho ngaho dutandukanye, ugasanga ntabwo atinyutse kubibwira umugore we, kandi wenda yashobora kubivuga ugasanga umugore ntiyananabizi ko bimubangamira. Nabo hari abameze kuko akaba atazi ko ibyo akora bibangamira runaka kandi nawe akaba atabashe kubimubwira. Ubwo rero ushobora kudukurikiye wabona umugabo wenda ugahita utekereza ati ibintu siko mbikora, kumbe bishobora kuba bibangamira umugabo wanjye nubwo atabivuga. Kandi ni icyo ngicyo tugamije, ntabwo ari ukugira ngo dufate amakosa tuyashyire ku bantu runaka, no kugira ngo tuganire muri bya biganiro mu muryango, turusheho gufashanya kubaka umuryango utekanye. Ubutaha tuzatumira umugore aza tubwire nawe ni iyihe myitwa cyangwa se ni ibiki abagabo bakora bikabangamira abagore. Niba ari uwanjye nta mwanya mfite muri iyi minsi, nzabimukubariza, nzabivuga kuri kamera. Twareba n'undi, ariko nitubona n'undi ntacyo, ariko n'ubushakashatsi tubukore mu gihe tutaramubona ntibitubuze kuzakora ikindi kiganiro. Ariko nitumubona none azajya bivuga live ati abagabo namwe tubarabure dore ibi bintu. Gusa nibyo navuze, abagabo bazaduhe comment basanga hari ibindi bo bibabangamira. Nigiye nivugira utwo dutoya kandi ngo impamvu inganururo. Impamvu inganururo, ikindi hari ibintu abantu bajya bitiranya, ugasanga wakoze ikintu cyabangamiye mugenzi wawe wo mwashakanye, uri umugore cyangwa se uri umugabo, ugashaka kumwumvisha cyangwa se kumvikanisha ko icyo kitakabaye kimubabaza, kari akantu koroheje, ugasanga ushatse kugaca amazi. Nyamara mu by'ukuri iyo umuntu yababaye, icyaba cyamubabaje cyose bigira ingaruka ku muryango. Bikugira niyo cyaba waba ukita gitoya, ariko hospitality buze kuguha itandukanye nuko yari kuba yishimye. Uko ari biraza no kugera ku bana. Rero nta kintu cyoroshye cyase gitoya mu rugo wavuga ngo ikintu cyabaza umuntu. Hari igihe umugore akubwira ngo wampaye ibihumbi aya naye, uko iwacu numvise hari akabazo akabafasha vuba, ko ababizi ko ayo utayabuze. Ikibazo rari igihe yongeraho ngo ko nzayakwishyura ejo nimugoroba. Ahubwo icyo nicyo cyita kikubabaza. Wari utangiye kumva uri umugabo, ugiye guhandoringa n'akabazo ko mu muryango w'umugore ubereye umukwe, yongeyeho ngo azayagusubiza, ugahita unabireka cyangwa ukabikora ukavuga utubara raransuzuguye. Nari ngiye kubikorera ishema ry'umukwe, none warayiza mbwira ukuntu nimbikore n'ubundi ntacyo mpombya nzayasubizwa. Nkako kakakubabaza ko niyanda kubonamo iki, sinzi ko nabyita se tuvuga ikirura se, sibyo? Akubonamo umuntu udafite n'urukundo ku famiye ye. Ingona niyo afite neme bajya bakunda gukoresha. Ingona cyangwa kubonamo ufite impiri mu mufuka, araguha icyo cyizere cyo kuyagusubiza ngo kigupushinge kubikora vuba. Ugahita ubabara rero ko atari uko ushaka kubaho. Ushaka kubaho nk'umuntu ushobora kuba uko wita ku muryango w'iwanyu n'uw'iwabo w'umugore wabikora, sibyo? We agahita kubonamo umuntu urindiriye kwishyurwa gafaranga. Nk'akagero nari ntanze, kuko icyakubabaje cyose ntihagire ukita gito. Amenye ngo ubwo nibyo binini kuri wowe. Nibyo binini kuri wowe, kandi ushobora no gusanga wenda atabikoranye uwo mutima wo kumva ko umeze, ahubwo yagira ngo wenda gushyiraho motivation yuko ubikora cyangwa se byihutirwa kujya kumvisha ko azayagusubiza. Nawe wenda ntubashe gutuvuga ati ariko kuyansubiriza iki se? Si famiye yanjye, se famiye yawe, si famiye yanjye. Kubera icyo ushaka kuyansubiza, ugasanga wenda ikibazo mu gikemuriye aho ngaho, n'ubutaha nta kintu ntago azongera kurenzaho rya jambo ati nzayagusubiza, kubera ko
hari ukuntu mwabivuganye. Rero ikibabaza umuntu mu rugo ntago ari uko ubyumva ko kiri ku rwego rwo hasi, ahubwo ubwo kuri yo kuba cyamubabaje kiraremereye kandi ingaruka ziraza kubaho. Niba yababaye ntago ngo nababajwe n'ikintu gitoya, byanga bikunda ingaruka ziva muri kwa kubabara zirahari. Rero nicyo twabwira abantu, ntukarebe ngo wirebeho gusa uvuga uti njyewe ibyo nakoze nta mpamvu yo kugira ngo abazwe utuntu tworoshye. Apfa kuba yababaye, musobanure niba ngombwa unamucira bugufi niwe wabumva kuri mukuri. nka kurogo yari umuyobozi na telefone ari serivisi mubaza ahita arankabukira ngo wowe ngo n'ubushize ngo hari gahunda imwe ngo wafuditsemo ngo n'ibiki ndamureka aravuga numva ndababaye, mpita mubwira ngo ariko muyongoye ngiye nguhamagaye muri koro yanjye ngo unyumve, ntabwo nari nguhamagaye ngo umbwire. batavuga noneho ndarikoze. urumva mpita mfata moto vuba njya mu biro bye, ngize amahirwe mbona nta kibazo kinini yagize, ahubwo araturika araseka ngo harya ngo mbwiye ngo iki. ndaceceka. urambwiye ngo muri koro yawe ngo nkubwiriyemo ibindi ku mutima, ngo mu gihe wari witeze ngo numva ibikuri ku mutima. ariko ni nyine nuko kumbivuze, ariko niko kuri jye numvaga, ariko niyo mpamvu ihise inzana. uretse n'umugore n'umugabo kubaka umuryango, hariho kominote aho ukorera mu kazi, ku ishuri aho wiga, business niba ari wowe ucuruza ufite abakiriya, urumva community ko ari ikintu kinini. hari umuryango uko wakagiye wibangikana cyangwa witwara kuwo mu bana. hari umwarimu uko yitwara ku banyeshuri cyangwa abanyeshuri uko bitwara ku mwarimu. hari abacuruzi uko bakitwaye ku bakiriya babo. n'aba abamotari nabo baba badutwara, nabo bamwe banashaka kutubabaza, ariko natwe ntituba tuboroheye. mota nk'iki gikasi cyawe gisa gite urumva nawe umubangamiye, ariko nabyo tubibare nk'ubucuruzi, nk'umukiriya so aho hose umuntu agiye amenya, n'abayobozi n'abayoborwa, aho hose umuntu agiye amenya attitude cyangwa icyitwa imyitwarire y'ibanze y'ukuntu twagenda tuba problem solvers, peace makers, ababungabunga amahoro, abakemura ibibazo. umugani wa ya ndirimbo mu Rwanda rwaba paradizo sinarwo gusa, twari tugenda twishakamo ibisubizo. abadutwara batubaza batari ko hari umushoferi wadutwaza ukura i Kayonza tugeze i Remera ngo nabatwaye neza. abamama bati nukuri pe, tujya tuganira, ngiye nkunda kuganira. yes hanyuma ahandi wahagera baguha amata yo kunywa, uzi ko niyo yaba ataryoshye bakagufata neza, uyishyiramo ukuntu aryoshye. ariko ibaze arashyiraho igikombe agasunika ngo kikugereho kiri hariya, hari uburyo ugenda ureba ngo irya mukuru rirazinduka, sinzi uko bavuga. ubwo rero ikintu tugamije nkeka mu biganiro byacu ni ukubaka umuryango mwiza. niba hari ibibazo twabikemura dute, niba hari uburyo twabikumira tubikumire dute. hano mfite agakovu aha, bambwiye ko ari urushinge bantekera bakumira indwara, vaccination. hari vaccine igufasha ko icyorezo kitakubasha, ariko hari igihe uba wanarwaye ukanywa umuti ngo uhangane n'ikibazo. rero hari ibintu bya prevention dushobora gukumira ibitarabaho. ako ndashobora ntanga counseling ku basore bakirongora bataramara umwaka. tuba tuzi ngo tubaye abagabo, wajya kurubona ibyo wari uzi ntabwo ari byo. tuzabijyaho nabyo, tuzajya tubijyaho. ubwo rero turashaka kubaka umuryango mu magambo make. turashaka kubaka umuryango kugira ngo dufashe wa mugani mukuru w'igihugu yavuze ati ni gute abantu babiri bananirwa kubana, ngo turashaka gufasha abantu kugira ngo abantu babiri babane bashobore kubana, tubone imiryango isenyuka, kubera ko gusenyuka kw'imiryango bigira ingaruka zikomeye. ikindi kandi tukagaruka kuri izi ngingo abantu batajya bavugaho. ibi ntabwo abantu bajya babigarukaho kenshi, gusa babica hejuru, ugasanga baravuga ibindi, ariko twa tuntu wita dutoya turi mu rugo ukora ugasanga nitwo twabaye mu ya ntandaro y'uko umuryango wasenyuka. ibyo rero nitwe tugiye kujya twinjiramo tukaganira kugira ngo turusheho gufasha abantu. ubutaha twari basezeranyije tuzazana umugore nawe akebura abagabo.
navuga ati bagabo nubwo mumeze gutya nubwo bigenda uko nguko ariko ko ushobora kudatinyuka kuvuga uwawe kubera ko uzi ko nugera mu rugo biragenda ukundi ariko ukavuga muri rusange ukavuga ati abagabo namwe hari ibyo mukora uko nguko noneho wavuga muri rusange n'uwawe akaba yumviyeho uvuga ati burya nanjye hari uko bigenda ibyo rero bizarushaho kugenda bidufasha. Ukurikiye ikiganiro rero ufite n'ibindi bitekerezo wumva waduha wajya muri comment ukatwandikira tukazajyana tubiganiraho umunsi ku wundi. Mwakoze cyane, ndagushimiye cyane Augustin. Urakoze nawe Sam.